nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Freezone. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo ki wahana umwana. Tugiye kureba uburyo ki umwana yajya ahanwamo ariko bitabangamye kandi umwana akitanga umusaruro. Uri umwana ushobora kumuhana ukoresheje amagambo kandi nabyo akagira ikintu yatanga. Ushobora guhana umwana ukoresheje igitsure akagira ikintu bitanga. Ushobora no guhanisha umwana inkoni kandi akagira icyo bitanga nabyo. Ibyo rero tugiye kuganiraho. Uri umwana w'umunyeshuri cyangwa umwana utaratangira ishuri, hari uburyo bwose ushobora kubahanamo kandi umwana ukamuhana neza nta cyangiritse. Ubu tumaze iminsi tubona hano amashuri bananiranye, ugasanga mu mashuri ugasanga umwana arimo ariga, ugasanga umwarimu arigisha nta kintu na kimwe umunyeshuri yafata mu mutwe, cyangwa se ugasanga umunyeshuri yigishwa n'umwarimu ariko umwarimu umwigisha barimo ukabona nta kuntu utagize, ariko umwana we agakomeza akaba ikibazo mu myigire ye. Umwana utangiye materineri cyangwa se amashuri y'incuke, ni wa mwana ushaka guhana umuhanishije amagambo. Umwana ashobora kujya gutangira amashuri y'incuke ukajya umuhanisha amagambo, ukamubwira ati gende wige mere gutya na gutya, utsinda amashuri nzakugurira bombo, utsinda amashuri cyangwa se ugiye kwiga uze kumbwira ibyo mwize, nisanga watsinze ndakugura aka n'aka n'aka. Mbese twa tuntu dushobora gutuma abana dushobora gukora abana bakatwiyumvamo kurushaho. Ukareba utuntu akunda uwo mwana akaba ari utuntu umuratira kugira ngo akore ikintu ashishikaye kandi agikunze. Wenda yagera muri primaire ukagira ugenda ukamuhana ukavuga ati teacher kwigisha gutya, akubwira gutya na gutya, ujye witwara gutya na gutya. Umwana kandi wabimubwira akahava nawe mu rugo abyumvise. Wenda wabona amaze kugera mu myaka iri hejuru, wenda hari igihugu kimubwira amagambo n'amaze kugira ubwenge bwe, amaze gufunguka mu mutwe, ageze muri ya maraso ashyushye y'abana, burya umwana hejuru y'imyaka 7-6, hari igihe wenda kumuhanisha amagambo biba bitagishoboka, yakora agakosa ukamuhana muri bw'amagambo, agera gutya wabona asa nkaho agiye kuzata umurongo gatoya, agafata akanyafu gatoya kamunyuzaho, katagira icyo akamutwara, kamuhana gusa akamucyaha, umwana akajya ku murongo. Ukaba utakima n'uburenganzira umwarimu wo kuba wamuhana, kuba ushobora umwarimu, buriya abarimu bagira akazi kenshi, kwigisha abana bari hejuru ya 30, burya bari kwigisha abana benshi cyane. Impamvu hari igihe cyo gukoresha umunwa, hari igihe umwarimu asa nkaho ananiwe, agafata akanyafu akabahana, akabashyiraho igitsure. Kuba umwana nawe atagushyiraho inkoni, ahubwo agushyiraho igitsure byonyine, ukurikije n'igitsure ababyeyi bagushyiragaho, umwana ahita amenya igikurikiyeho, akabasha kwitwara neza, akabona ko cya gitsure gisobanuye ko ibintu umwana aba akoze umwarimu atabyishimiye, umwana akabasha kumenya icyo ahita akora kigiye gukurikiraho. None hari igihe kigera wa mwana igitsure nkabyita ko ari kugica amazi, kigiye no gutangira gufata akanyafu, ugahwitura wa mwana ugatangira kubimukubita, utamukubita ugamije kumukomeretsa, umuhwitura kugira ngo ibintu arimo abashe kujya ku murongo. Umwana agera mu myaka 10 amaze kuba mukuru,
akagera 12 igihe arimo arasoza primaire, umwana amaze kumenya icyo gukora. Ugasanga hejuru y'imyaka 10 umwana buriya iyo mutwaye neza hejuru ntananirana, ajya mu myaka 12 arangije primaire, kari wa mwana ugendera ku murongo, yajya muri secondaire abasha kumenya ikibi n'icyiza. Mu myaka 13 aba amaze kumenya ikibi n'icyiza ku mwana warezwe neza, ntabwo ajya mu bintu bidahwitse, ntahora n'ikigare ngo kimuyobye ku buryo bworoshye, ko umwana aba yahaye impanuro mu myaka 12 itambutse yose, arahawe impanuro ihagije guhera muri ya myaka 3, iyo myaka 7, iyo myaka yose igera ku 9, umwana aba yaritaweho, yarakurikiranywe ku buryo bufatika, nta kibazo kiba gihari. Rero ngo umubyeyi ufite inshingano zikomeye, guhera kuri iyo myaka 3 byageza guhita kuri uwo mwana uburyo bw'uburere. Simvuga kumugabura, ko kumugabura usanga umugabura ni inshingano ufite, ariko guhwitira wa mwana ni inshingano zikomeye, ko umwana burya yageze mu myaka 12 utaramuhwituye, utaramubaye hafi, utaramenye ikibazo afite ngo muganire, umuhane ngo muri bw'igitsure, umuhane mu buryo bw'akanyafu, hari igihe umwana birangira kunaniye, uzajya kusaba ugasanga umwana yagiye mu bintu bidahwitse, ugasanga yagiye mu muhanda, yagiye mu bintu bidaguhesha agaciro, kandi ingaruka zigaruka ku babyeyi. Nawe arebye umwana bavuga ko ari uw'ababyeyi, ni uwa nyina, ni uwa se, ugasanga ko ibibazo bigaragara ku mwana ni nabyo byitirirwa ababyeyi. Ababyeyi rero ndabasabye mwite kuri iki kintu, ni icy'agaciro gakomeye, ko uko witaye ku mwana ni nako azaguha umusaruro. Naho umugabura gusa ukiterera hagati mu ryinyo gusa ukavuga ati simugaburira se, ntajya ku ishuri se, ibyo byose iyo ugendeye kuri ibyo gusa, hari igihe ushiduka umwana wawe background ye iri hasi cyane. Kandi umwana warezwe neza none wibuke ko atanga umusaruro muri sosiyete, igiye mu kazi atanga serivisi neza, ariko iyo atarezwe neza nta muntu atinya, nta muntu wamukanga. Bivuze ngo iyo agiyemo hariya n'akazi agiyemo ntakamaramo kabiri, naho yaba ari business yikoreye ntabwo imara kabiri. Business iryoshwa nuko ufata abakiriya neza, abakiriya utabafashe neza nabo nta musaruro batanga. Wa mwana imyaka yize yose ibihindutse zero, kandi iyo umufashe nabi nanone, iyo afashe abakiriya nabi nawe nta hazaza hafite. Bivuze ngo nawe nk'umubyeyi nta musaruro ukimwitezeho, nawe ntacyo yagufasha, ko nawe ubwe ntiyifashije bitewe n'uko nta bumenyi afite mu bijyanye n'imibereho muri sosiyete. Utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe aho hasi, kore comment hasi aho, kore subscribe, kore like, ni iby'agaciro gakomeye. Turabashimiye kuba mwadukurikiye. Niba ari insanganyamatsiko ufite twazaganiraho ubutaha, uzayishyiraho muri commentaire hasi, fata umwanya nkayisoma, hanyuma nkabasha kuzayibagezaho ubutaha. Turabashimiye, mugire ibihe byiza.